mana warahabaye nyagasani ukuboko kwawe kw'imbabazi wakoze ibyo gutangaza warahabaye mwongere neza warahabaye n'ukuri ikiganza cyawe cy'imbabazi wakoze ibyo gutangaza umwami we wo gutangaza Yesu we wo gutangaza papa wanjye wo gutangaza igihe Yesu yambukaga ari mu bwato n'intumwa ze yageze mu nyanja rwagati umwami Yesu arasinzira Satani amaze kubibona ati reka niba umugono azunguza umurizo mu nyanja amazi yose arerindura intumwa ze zirwana n'ingashi ziragaje ariko biri by'ubusa zihamagara Yesu zigira ziti mwigisha we turarohamye mwigisha we tutabare turarohamye maze Yesu Kristo arahaguruka yerekezayo ukuboko kwe kuzuye imbaraga n'imbabazi umuhengeri urahwama ukure mana warahabaye mana warahabaye nyagasani ukuboko kwawe kw'imbabazi wakoze ibyo gutangaza warahabaye mwongere neza warahabaye n'ukuri ikiganza cyawe cy'imbabazi wakoze ibyo gutangaza umwami we wo gutangaza Yesu we wo gutangaza papa wanjye wo gutangaza ikigihe biracyabaho Satani aracyakora ibibi ariko iyo wizeye Kristo n'ukuri aragutabara ni muzima ntiyigiza apfa Satani maweze mukiniyeho amumanuye iyo mukoze kamiye saramwigaranzura amwambura n'imfunguzo ndetse amuziritira Yesu wacu ni muzima iyo muhamagaye araza serivisi zihuta cyane kurusha metero warahabaye mana warahabaye nyagasani ukuboko kwawe kw'imbabazi wakoze ibyo gutangaza ikiganza cyawe cy'imbabazi wakoze ibyo gutangaza ukuboko kwawe kw'imbabazi Yesu wakoze ibyo gutangaza